Ngibi ibintu 16 ugomba gukora n'ibyo ugomba kwirinda, hanyuma ugakura mu mutwe ukagira imitekerereze yihuse kandi yagutse, ukabasha gutera imbere mu byo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukabasha kwaguka, ukabasha gutekereza byihuse kandi ukabasha kuba wagera kuri byinshi bitewe n'imitekerereze yagutse. Buriya ibintu byose bipfira mu mutwe. Hari ibintu byinshi ukora utabizi ko uri kwihemukira, utabizi ko uri kwiyangiriza ubwonko, utabizi ko uri kwidindiza, uri kwizazisha mu bwonko. Hari n'ibyo wanga gukora utabizi ko bityaza ubwonko, utabizi ko bituma ubwonko bwawe buba sharp, bugakora byihuse, bukabasha kuba watekereza byihuse no kuba wakora imishinga igacamo bitewe n'uburyo ki ubwonko bwawe bukoramo. Iyi ni lisite y'ibintu 16 ugomba gukora, harimo n'ibyo ugomba kwirinda kugira ngo ubwonko bwawe bujye ku murongo, butyare, ukore byihuse, bityo no mu kazi ukora ka buri munsi ube umuntu uri smart, ube uri umuntu wagutse mu mutwe. Ikiganiro bacyita imibanire n'abandi, gitambuka kuri PD Media buri munsi. Nimba uri mushyashya kuri ino YouTube channel, ikaze, tugwaye ikaze, kanda subscribe ujye ubana natwe buri munsi, urayikinga ino video, usharinge no ku bandi bantu ubona ko yabasha gufasha. Ibyo bintu rero ni ibihe wakora ukabasha kwagura mu mutwe, ukabasha kwaguka mu mitekerereze yihuse. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda zino video za pornography cyangwa se video z'urukoza soni. Izi video nta keza na kamwe zikwifuriza ku bijyanye n'imitekerereze yawe, nta kintu cyiza na kimwe zikwifuriza ku bijyanye n'ubwonko bwawe usibye kukwica no kukwangiza. Video z'urukoza soni zose wabonye ni ahantu zitandukaniye, zose ibyo ziba zikora ni bimwe, nta kintu byakwigishije, nta kintu byakumariye usibye kukwangiriza ubwonko no kukudindiza. Bikwangiriza ubwonko gute rero? Bikwangiriza ubwonko kuko ibyo bintu ubonye hacaho imyaka myinshi bitaragushira mu mutwe, hacaho imyaka myinshi byarakubase, noneho bigera aho ngaho bitangira ari nko kureba video bisanzwe, bikagenda bikura bikavaho kuba kureba video bisanzwe, bikatangira kuba ingeso, bikarenga kuba ingeso, noneho bikaba indwara. Aho uri hose ukibona internet ukumva nta kindi wakora usibye kureba video z'urukozasoni. Akazi wawe urimo kose ukumva watinze gufata telefone cyangwa se mudasobwa yawe ngo urebe izo video z'urukozasoni. Urumva ntago bikiri kuri ya level yo kureba video bisanzwe, ahubwo byageze aho byabaye indwara, ntibikiri n'ingeso, ahubwo byabaye indwara. Video z'urukozasoni rero, nimba ushaka kugira imitekerereze yihuse yagutse, izi video zigendere kure kuko ni ikiyobyabwenge kiri kwica abantu batabizi. Abantu benshi bazireba basa nkaho ari ukenjoyinga, ariko niba baba bazi ko bari kwiyangiza. Nk'uko ubona umuntu ageraho akaba addicted yo kunywa itabi cyangwa inzoga cyangwa mugo n'ibindi biyobyabwenge, na video pornography n'izindi video z'urukozasoni ugeraho ukaba addicted, bikaba ngombwa ko igihe runaka kizajya kigera izo video ubwonko bwawe bukazigusaba. Abantu benshi rero bazifashisha nko mu gihe bafite irari, bakareba izo video ngo nizo zibafasha kuba iryo rari ryagabanyuka. Yego nibyo bishobora kugufasha, ariko buriya ntabwo ibigufashije, ahubwo ibiri guteye iryo wari ufite itiri kuba inshuro ebyiri. Bigenda bite rero? Kwa kundi ureba iyo video ukumva riragabanyutse iryo rari, ariko ntabwo bahashira iminota 30 cyangwa se isaha utarongera ngo wifuze kuba wareba iyo video. Buriya aho kugira ngo wicishe video z'urukozasoni, washaka umuntu mukundana, mukizerana, mukajya muganira, aho kugira urebe izo video akaba ari we mubikorana. Buriya ibintu byakozwe neza ku bantu, umuntu ku wundi, ushobora kumara ukwezi kose utarongera kubyifuza. Umuntu muzima ushobora kumara ukwezi kose n'amezi 2 cyangwa umwaka washira ku muntu muzima byakozwe neza, apana wa wundi wabaye addicted, wamaze kubatwa n'ibi bintu. Nimba rero ushaka kugira imitegerereze yagutse, ugendere kure zino video z'urukozasoni. Ziratuma ubwonko bwawe bukora cyane, buvure imisemburo mu gihe uri kwimagina, mu gihe uri kureba ibyo bikorwa biri kuba,
nawe wimagine ibindi bidahari, ukabeshya ubwonko bwawe ibintu bidahari bitari bunaboneke, bitari bugerweho, ubwonko ukabushyira mu gihirahiro, bukaguma buvubura iyo misemburo. Ikindi bukimagine ibintu bidahari, ubwonko uba wabuhaye akazi kenshi. Ni ukuvuga ngo ubwonko uba wabuhaye akazi kenshi ko gutekereza ku bintu bitagufitiye umumaro, ku bintu bitakwinjiriza, ubwonko bukagenda bugakora cyane, bukaba buri gusazira ubusa. Ikindi imitsi ikaba irimo iraguka cyane, ivubura imisemburo myinshi, ibintu bitari byiza ku buzima bwawe habe na gato. Kugira ngo wiyahuze izo video rwose nakugira inama yo gushaka umuntu mukikundanira. Nimba rero ushaka kugira imitekerereze yagutse, ushaka kuba umuntu uri smart, zino video zigendera kure nta kantu keza na kamwe zikwifuriza, habe na kamwe. Urebe imyaka yose umaze uzireba, umbwire nimba hari ikintu cyiza zigeze zikumarira usibye kukujyana mu bintu bitari byiza habe na gatoya. Tangira rero ugendere zino video kure, imitekerereze yawe izajya ku murongo. Uri umuntu ukunda kureba zino videos wabaye imbata yazo, ashobora gutangira projet, n'urugero yo kubaka inzu, yageramo hagati akabyihorera. Aba ari umuntu nyine utita ku bintu, bitewe n'uko ubwonko bwe bwararangaye, bwashaje imburagihe, imisemburo bwavubuye imisemburo myinshi, igeraho iramushirana, asigara nka ya misemburo y'abasa. Kwa kundi umuntu aba yarashaje ukabona yabaye nk'umwana, nawe imisemburo iba yaramushizemo, akagera akamera nk'akana k'agahinja. Izi video rero tangira uzigendere kure niba ushaka kugira imitekerereze myiza. Ikintu cya kabiri uba ugomba gukora kugira ngo waguke mu mutwe cyangwa se ugire imitekerereze yihuse, ni ugusoma ibitabo. Abantu benshi ntabwo dukunda gusoma, cyane cyane mu Banyafurika. Baravuga ngo iyo ushaka guhisha Umunyafurika umuhisha mu bitabo. Hano umugani, ndakeka ari umugani cyangwa se insigamugani bavuze, ariko nibyo abantu benshi ntabwo dukunda gusoma, kandi buriya ubwenge bwinshi buba mu bitabo. Umuntu iyo yicaye akandika, akoresha ubwenge bwe akiyinjiramo indani. Mu gihe arimo arandika akoresha ubwenge bwinshi, akanacukumbura kugira ngo yandike ibintu bizima. Buriya rero nawe uri gusoma uba wamugezemo ndani uburyo yabyanditse ameze, ubwenge yakoresheje n'iki. Cyagiye uri gusoma uba uri kurahura ubwo bwenge nawe, kandi ukururiramo ubundi bwenge bushyashya. Ya masaha menshi wamaraga kuri social medias, kuri telefone uscrollinga, ureba ibintu bitagufitiye umumaro, byaba byiza wifitiye agatabo ugafata nk'iminota 15 buri munsi. Sinkuhaye iminota myinshi, buri munsi ukiha iminota 15 cyangwa 30 ugasoma igitabo. Niyo wasoma page 2 cyangwa 3, ariko ugasoma wabishyizeho umutima, ugasoma wumva ubikunze. Ubwonko burimo urabutyaza, ubwonko buri kubukuza, ubwonko buri kubuha umuvuduko utabaho. Ni hahandi uzasoma uri mu bandi bakavuga ati uyu muntu asoma neza, uyu muntu asoma byihuse, uyu muntu asoma adategwa, uyu muntu asoma atarya inyuguti, kubera ko wabyitoje kera ukunda gusoma. Kandi si n'ibyo gusa bigufasha, ahubwo ubwonko uba uri kubukuza, burimo urabutyaza. Nimba ushaka gukura mu bwonko ugatangira gutekereza nk'abantu bashaje kandi ukiri mutoya, tangira wihate gusoma ibitabo. Ikintu cya gatatu rero ugomba gutangira gukora guhera uyu munsi kugira ngo waguke mu mutwe, kugira ngo ugire imitekerereze y'abantu bakuru cyane. Shaka uburyo ki wiga ururimi rushyashya. Urwo rurimi kabone yaba iringara, yaba igifefeko, yaba icyongereza, yaba igifaransa, akaba ari ururimi rutandukanye n'ururimi wari usanzwe uvuga. Burya kwa kundi ubwonko bwawe uba urimo urabukoresha utekereza mu rundi rurimi rutari ururimi wari usanzwe uvuga, biba birimo biragukuza mu mutwe, biba birimo buri indimi zose zibaho ku isi wazivuga, kuko ziturimo indani. Ururimi rwose wakiga, warumenya kandi ukaruvuga. Uba wiyinjiyemo, uba wakoresheje ubwenge bwawe bwose ukabwagura, ukabasha kuba ubwenge bwawe wabukoresha uko biri. Kwa kundi uba uri gutekereza vocabulaire uvuze, iyo igiye kuyungikanya bigakora interuro, icyo gihe uba urimo urakoresha ubwonko bwawe, kandi uko nguko ubyungikanyije
ejo ntabwo bikugora ngo wongere ubyungikanye nk'uko wabyungikanyije uyu munsi, ahubwo ubicamo nk'inzira yabaye nyabagendwa. Ubwo ku bantu turi kumwe murimo murabyumva, kwa kundi wagiye ubyungikanya, ejo ntabwo uzabisubiramo nk'uko wabyungikanyaga, ejo uzabivuga noneho nk'umuntu urimo urarepeta. Bishatse kuvuga ngo rero gushaka kumenya urundi rurimi rutandukanye n'urwo wavugaga nabyo bikuza mu mutwe. Uzareba utwana tukiri dutoya tuvuga indimi nk'ebyiri, urebe uburyo ki tuba turi sharp, urebe uburyo ki tuba dutyaye mu mutwe, urebe uburyo ki tuba dutekereza nk'abantu bakuru. Noneho tureba ka kana noneho ko mu cyaro kiyigira muri ya mashuri adafite ubushobozi, bivugira ururimi rumwe, urebe ukuntu kaba kajabiriye, nta bintu ubona by'iterambere gafite. Bishatse kuvuga iki rero? Nimba ushaka gukura mu mutwe, nimba ushaka gutyaza ubwonko, shaka urundi rurimi wiga. Sinkubwiye ngo wige uruhe, wowe shaka urwo ari rwo rwose, niyo cyaba igifefeko, ariko akaba ari urundi rurimi bizajya bigusaba kurutekerezamo, ugatekereza interuro ugiye kuvuga n'uburyo kiri buyivugemo. Icyo gihe uzaba uri gukuza ubwonko bwawe, uzaba uri kubutyaza, uzaba uri mu murongo mwiza wo gushyira ubwonko bwawe ku murongo. Uzikangura uri gutekereza byihuse, nawe utazi uburyo ki ubikoramo. Ikintu cya kane kizagukuza mu mutwe, kizatuma ubwonko bwawe bukora neza, bugakura bukaguka nk'ubw'abantu bakuru, no gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane imyitozo njyarugamba. Ubwo ni karate, martial art, kung fu n'ibindi. Uriya mwitozo kwa kundi muba muri komba, niko muri karate babyita, cyangwa ku meet, kwa kundi muba muri ku dance akadanse, urimo uramubara ubara icyo ugiye kumutera, nimba ari umugeri, nimba ari ingumi. Iriya kiragiye uri gukoresha ubwenge n'umubiri wose. Aha ni ku rugero nanze ku bijyanye n'imyitozo njyarugamba. Cyagihe uba urimo uramubara ushaka ahantu uri bumutere, kandi uri no gutekereza uburyo uri bumukinge nagira icyo agutera, kandi uri no kwidunda, uri gukoresha umubiri wose. Uzarebe cyane cyane bari abantu babiri icyokere cyinshi, kuko umubiri wose uba urimo urakora, yaba ibitekerezo, yaba ubwonko, yaba amaso, yaba amatwi, yaba amaguru, yaba amaboko, umubiri wose uba uri gukora. Icyo gihe rero iriya myitozo njyarugamba ikuza mu mutwe. Uzarebe cyane cyane abantu bayikina, urebe imitekerereze baba bafite, urebe uburyo kiba bihuse n'uburyo kiba babangutse. Ni ukuvuga ngo imikino njyarugamba nayo ikuza mu mutwe. Rero tugaruke kuri siporo. Gukora siporo, gukora imyitozo ngororamubiri bikuza mu mutwe. Urugero nko kwirukanka, igihe uba wirukanka uba ukoresha umubiri wose, ubwonko nibwo buba buri gukora cyane, kuko buba buri gukontorora umubiri wawe wose. Amano, uburyo cyari kwizunguza, uburyo cy'akaguru uri bukazamure, uburyo ugasubiza hasi, amaboko uburyo ugenda uyamuvingisha, umutwe, amaso, aho ureba. Urumva ubwonko ahantu hose buba buri kuhakorera icyarimwe. Icyo gihe ubwonko bwawe uri kubukuza ubwagura. Nimba utajyaga ukora imyitozo ngororamubiri, utangira guhera uyu munsi ukore utwitozo nk'iminota 30 cyangwa isaha imwe. Icyo gihe uzaba uri kubaka ubwonko bwawe n'umubiri wawe muri rusange. Ikintu cya gatanu kizatuma ukura mu bwonko, kizatuma utekereza vuba, ni ukwiga kwandika. Kwiga kwandika buriya nabwo uba uri gutyaza ubwenge, uba urimo urakoresha ubwonko cyane, kuko iyo urimo urandika inyuguti ukamenya icyo isobanura, ukamenya ko niwongeraho indi, ukongeraho indi, uri bubibyazemo interuro, uri bubibyazemo ijambo ushaka, message ushaka gutanga, igatambuka binyuze mu nyandiko. Icyo gihe nabyo uba uri mu murongo mwiza uko watyaza ubwonko. Simvuze ko n'umuntu utazi kwandika atagira ibitekerezo byihuse, ariko uzareba umuntu wize, uzi gusoma no kwandika, abatandukanye na wa muntu utarigeze wiga. Mu mitekerereze no mu buryo cy'ubwonko bwabo bukoramo, haba hari ukuntu harimo akantu k'itandukaniro. Rero tangira witoze kwiga kwandika nimba utabizi, cyangwa se ubyitoze noneho bibe ibintu byawe, ube familiar nabyo bizagufasha kuba watyaza ubwonko, kuba watyaza ubwenge, ugashyira ubwenge bwawe ku gihe, ukabasha gutekereza byihuse, byagutse kandi vuba. Ikintu cya gatandatu rero kizagufasha gukura mu bwonko no kwiga gukemura ibibazo.
Burya abantu twese siko twabasha kuba twakemura ibibazo runaka. Nimba umuntu n'undi bafitanye ibibazo, ukaba wamenya uburyo ki wabikemuramo, kwiga gukemura ibibazo. Iyo gihe iyo ujye mu kibazo ni nk'aho aba ari wowe kiri ku mutwe, uhita wiga uburyo ki ugomba kugikemuramo, strategy uri buze gukoresha kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kirangire burundu kandi kirangire neza. Icyo gihe rero iyo uri kwishora mu kwiga gukemura ibibazo, si gukemura ibibazo gusa, uba uri no kwagura umutwe wawe, uba urimo uragenda umenya udutrick twinshi, uba urimo uragenda umenya uburyo ki wakemuramo ibibazo, uburyo ki watekinga risk mu gihe runaka, gutya na gutya na gutya. Rero nutangira kwiga gukemura ibibazo, byaba ibyawe, byaba iby'abandi, byaba bimeze gute, icyo gihe uzaba urimo uragura mu mutwe, uzaba uri gutyaza ubwenge, uzaba uri gushyira ubwenge bwawe ku murongo, ugira imitekerereze yihuse ibangutse. Ikintu cya karindwi kizagufasha gukura mu mutwe, kugira ubwonko bwagutse, no kuvumbura impano ikurimo. Kuvumbura impano, buriya nta muntu utagira impano uko yaba ameze kose. Buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye, ahubwo kuba wayivumbura iyo ariyo nicyo kiba ari ikibazo. Hari igihe ushobora kwibeshyera ngo ufite impano yo kuririmba, kandi wenda wasanga ufite impano yo kwigisha cyangwa se impano yo kuvuga, ugasanga wibeshye impano. Rero kwivumburira cyangwa kwiyinjiramo ukavumbura impano ikurimo, nabyo ni ibintu biri mu bikuza ibitekerezo byawe, ni ibintu biri mu bigufasha gutekereza byihuse. Iyo wavumbuye iyo mpano utangira kuyikoresha, utangira gutekereza uburyo ki wayidevelopa n'ibindi. Bityo rero ubwonko bwawe bugatangira kuba bwatekereza ahantu kure, bugatangira kuba bwakora byihuse. Tangira rero uvumbure impano kurimo, uvumbure n'uburyo ki wayiteza imbere, urebe ngo ubwonko bwawe burakura vuba. Ikintu cya munani kizagufasha gukuza ubwonko bwawe vuba, bugatekereza byagutse, bugatekereza byihuse kandi neza, ni ukuganira n'abahanga. Burya kuganira n'abahanga, kabone niyo waba uri umuswa nyuma y'abandi, abo bahanga nubura ubuhanga ubakuyeho. Utangira kumenya uburyo ki bakoramo ibintu byabo, utangira kumenya uburyo ki batekerezamo, utangira kumenya uburyo ki bakemuramo ibibazo, utangira kumenya uburyo ki bitwara, utangira kumenya uburyo ki bagenzamo ibintu byabo byose. Burya ukuganira n'umuhanga cyane birangira nawe ubaye umuhanga, kuko aba arimo aragusangiza ubwenge, ubumenyi byose aba ari kubikubwira binyuze mu magambo. Buriya rero kuganira n'abahanga cyane birangira nawe ubaye umuhanga, birangira ugize ubwonko bwagutse, kuko abakuganiriza ibintu, cyane cyane abantu bakuze bakunda kukuganiriza ibintu ariko biri mu bihishe, nabyita nko mu insigamigani cyangwa bihishe ukuntu, ku buryo nawe ukoresha ubwenge cyane kugira ngo ubashe kumva ikintu yari ashatse kukubwira, kugira ngo ubashe kuba wasesengura ikintu yashakaga kuvuga muri make. Rero buriya kuganira n'abahanga nabyo biri mu bintu bikuza ubwonko, biri mu bintu bituma utekereza byagutse kandi ugatekereza kure. Ikindi kintu cyagufasha cya gihe ukurikirana ibyo umuntu w'umuhanga avuze, cyane cyane nkamwe mwakanze subscribe kuri iyi YouTube channel, ubuhanga buriho bwose, uko ugenda ubukurikirana, uko ugenda ubushyira mu bikorwa, uba uri kwagura ubwonko bwawe. Ubwonko bwawe buva ahantu hamwe bukajya ahandi bitewe n'uko ubukoresha ukurikirana ibintu by'ubuhanga nk'ibi ngibi. Rero gukurikira umuhanga cyangwa se kuganira n'abantu b'abahanga nabyo biri mu bintu bikuza imitekerereze ikaguha kandi ikihuta. Ikintu cya cyenda kizagufasha gukuza ubwonko bwawe ni ukureba filime. Buriya filime nyinshi ziba zikoreye kuri story z'ibintu bibaho mu buzima busanzwe, z'ibintu bya nyabyo. Hari igihe rero ikintu gishobora kuzakubaho warakibonye muri filimi, cyangwa se story warayirebye muri filimi, ugahita umenya ukuntu ibintu bimezemo.
cyangwa se ukaba ureba situwasiyo z'ahandi mu bindi bihugu babayemo. Buriya iyo urebye filimi baba bashatse kugusanisha n'ibyo bari kubamo iyo minsi. Niba uri kureba filimi zo muri Amerika urimo urareba sitori zo muri Amerika uko bimeze, uko babayeho, inyubako ziriyo, imyitwarire, imyambarire n'iki, urumva uri gukura mu mutwe, uri kubona ibintu byinshi utabasha kubona, cyangwa se muri make filimi igenda ikwagura mu mitekerereze cyane. Hari ibintu ababyeyi bakunda gukora bakabuza abana babo kureba filimi, ndakeka babibabuza kubera ko baba bashaka ko bajya mu masomo n'ibindi, ariko bibaye byiza umwana wawe yamaze gukora imirimo, yamaze gukora amasomo, wajya umuha umwanya akareba filimi, kuko filimi nazo zibasha kuba zagukuza mu mutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wigiramo amasomo menshi bitewe na filimi sitori ifite, ukamenya uko ibintu bikorwamo, ukamenya igihe filimi bayikiniyemo, ukuntu icyo gihe byari byifashe, ugasanisha n'iki gihe urimo, ugasanisha ibintu byinshi. Filimi iri mu bintu byagura ubwonko, imitekerereze ikihuta cyane kurusha ibindi. Nimba rero utajyaga wita ku mafilimi, utangire guhera uyu munsi ujye ucishamo urebe nk'agafilimi kamwe mu cyumweru, bitewe n'uburyo ki uzikundamo, wajya ureba na filimi buri munsi. Filimi rero nazo ziri mu bintu byagura imitekerereze, ubwonko bukihuta. Ikintu cya 10 gikuza mu mutwe, ikintu cya 10 cyagura imitekerereze no kwigira ku makosa. Kwigira ku makosa, buri muntu wigira ku makosa aba ari umuhanga cyane, ubwenge bwe aba yarabwaguye kabisa. No kuvuga ngo ushobora kwigira ku makosa wakoze, ugakora ikosa uyu munsi. Gukora ikosa bwa mbere si ikosa, ahubwo bizaba ikosa bibe n'icyaha igihe urikoze bwa kabiri, kuko ubwa mbere iyo urikoze bihita bikwigisha buryo cy'ubutaha utazongera kurikora, kuko uba ugiye gufata isomo rivuye muri iryo kosa ukoze, ukaba noneho bitazongera kukubaho kuko bikubereye isomo. No kuvuga ngo iyo ukoze ikosa bwa mbere, ubwa kabiri ubwo ntabwo biba bikiri ikosa, ahubwo biba byabaye amahitamo yawe. Umuntu w'umuhanga rero, umuntu ushaka kwaguka mu mutwe, yigira ku makosa ye, akigira no ku makosa abandi bakoze. Ushobora kureba amakosa umuntu yakoze, ni urugero ugiye nko muri business ukigira ku makosa umuntu yakoze yatumye ahomba. Ayo makosa yakoze ukayigiraho, wowe ukaba wabasha kuyirinda, ukaba wabasha kumenya icyo yari bukore kugira ngo ayo makosa atabaho. Buriya umuntu rero wigira ku makosa, nawe ubwonko bwe buba bwagutse, buraguka kandi bugakora byihuse. Nawe tangira wigire ku makosa yawe, ay'abandi n'ay'abandi bagiye bakora. Ikintu cya 11 rero kizagukuza mu mutwe no kwiha igihe cyo gutuza. Buriya muri cya gihe wihaye igihe cyo gutuza, abantu benshi babyita kumedita, icyo gihe uba urimo uratekereza ibintu byinshi n'akari murori. Icyo gihe uba uri kwiyinjiramo, ugatekereza kuri buri kantu kose ubonye, ugatekereza ku buryo ki situwasiyo uri kuyibonamo, ibibazo ufite, uburyo ki uzabikemuramo, ibyo ukeneye, ibyo usabwa, ibiki. Muri cya gihe wihaye igihe cyo gutuza, uba uri gukoresha ubwonko cyane kurusha ikindi gihe waba warakoresheje ubwonko mu buzima bwawe. Jya ucishamo rero, ufata akanya, wiha akanya ko gutuza, wiha akanya ko gutekereza, kumedita, winjiremo, utekereze n'ibindi, imishinga wakora, utekereze uburyo watera imbere, utekereze umuryango wifuza uko umeze. Wiha akanya ko gutekereza muri wowe no gutuza. Icyo gihe uzaba uri kwagura ubwonko bwawe, uzaba uri gutuma ubwonko bwawe bukora byihuse, kandi uzaba urimo kubutyaza. Ikintu cya 12 rero kizagukuza mu mutwe no kumenya gutegura gahunda. Buriya abantu benshi ntabwo tuzi gutegura gahunda, ntabwo tuba dushaka kwigora muri gahunda zacu, dukora ibintu bije byose akaba ari byo dukora, ntabyo twigeze dutegura, nta mwanya twigeze tubihereza. Nimba ushaka kugira ubwonko bwagutse butyaye, ugomba kumenya gutegura gahunda. Gahunda yawe biragenda bite? Harakurikiraho iki? Harabanza iki? Igikurikiraho harasoza ikihe? Birakorwa ryari? Mu minota ingahe? Biraba bimeze bite? Icyo gihe ibintu byawe bipanze ku murongo gutyo, uba ubwonko bwawe buba butyaye, kuko nta kintu wakora mbere y'uko y'ikiri busoze. Ikiri busoze aba ari cyo ubanza ukurikizaho ikindi, kandi buri kintu cyose wagipangiye gahunda yacyo, wagipangiye amasaha kiri buze gukorerwaho.
Icyo gihe rero umuntu ushaka gutyara mu mutwe w'umuntu ushaka kugira ubwonko buri ku murongo ni ukumenya uburyo ki upangamo gahunda zawe. Guhera uyu munsi tangira umenye uburyo ki upanga gahunda yawe, ibyo uri bukore, uko biri bugende, uburyo ki uri bubikoremo, amasaha uri bubikorere, biraba bimeze bite, byose upange gahunda zawe zishyira ku murongo. Icyo gihe uzaba uri kwikuza mu mutwe, uzaba uri gutyaza ubwonko, uzaba urimo urakuza ubwonko bwawe. Ikintu cya 13 kizagukuza mu mutwe kigatyaza ubwonko bwawe ni ugukorera ku ntego. Gukorera ku ntego bishatse kuvuga iki? Ukaba ufite intego y'ikintu ushaka kugeraho, ukavuga ati ni urugero nshaka kubaka inzu muri uyu mwaka wa 2025 tugiye kujyamo. Ukiha intego, iyo ntego ukayisasira, ukavuga ati nzabigeraho gute, nzakora iki, nzirinda iki, nzakora iki. Muri icyo gihe iyo ntego wihaye ntabwo wajya mu bintu byatuma wangiza amafaranga cyangwa ngo utandukire cyangwa ngo ujye mu bindi bintu ku ruhande bigukura mu ntego yawe. Icyo gihe rero uba uri gutyaza ubwonko bwawe, kuko nta kindi kintu cyaza ngo kikurogoye kigukure muri ya ntego wihaye. Ubwonko bwawe buhita bufokasinga ku ntego yawe wihaye. Nimba ushaka gutyaza ubwonko, ushaka gushyira ubuzima bwawe ku murongo bukagenda neza, tangira ubeho mu buzima bufite intego, kandi izo ntego zawe uzisasire. Muri icyo gihe uri gukurikirana izo ntego zawe, uzaba ufokasinze ku ntego zawe, ibindi ntago uzaba ubyitayeho. Ubwonko bwawe buzarangara, buzatyara paka ugeze kuri wacivinze za goal zawe, wasetinze za ntego zawe paka uzigezeho. Icyo gihe uzaba ukujije mu bwonko, uzaba utyajije ubwonko bwawe, uzaba ubushyize ku murongo. Ikintu cya 14 rero cyagufasha gutyaza ubwonko no kwigira ku bindi bihugu, ukamenya ibindi bihugu bibayeho bite, ibindi bihugu barya gute, bambara gute, bakora gute. Ukajya wumva amakuru cyane, amakuru avuga ku bindi bihugu byo hanze, ukajya ushaka kumenya ubumenyi bwo mu bindi bihugu uburyo ki babayeho, ukabisanisha noneho n'ibyo mu gihugu urimo cyo waba uherereye. Muri icyo gihe ukoresha ubwonko cyane, ukoresha ubwenge utekereza, ushaka no kwisanisha muri icyo gihugu ukuntu bimeze, uburyo ubuzima buba bubamereyeho, ukahita wongera ukagaruka mu gihugu urimo. Icyo gihe nutangira kumva amakuru, nutangira kujya ukurikirana ibinyamakuru, kureba, kumenya mu bindi bihugu uko byifashe, uko bimeze, icyo gihe uzakura mu mutwe, uzamenya utuntu n'utundi, uzaba urimo uragenda utyara mu mutwe. Uzareba abantu bageze mu myaka y'abasaza, abantu bagiye bashesha akanguhe, uzanga ari abantu bakunda kwiyumvira amakuru ya politike, amakuru y'ibihugu, amakuru hirya no hino bimeze bite. Usanga bafite ibitekerezo biri hejuru cyane, bikubye ibya wa wundi wirirwa mu by'inkundarubyino. Nimba rero nawe ushaka kugira imitekerereze yagutse, tangira umenye amakuru y'ibihugu, ujye wumva amakuru, utangire wisanishe, utangire wumve buri kantu ku kandi n'intandaro yako n'ibindi byose. Ikintu cya 15 gisatira icya nyuma cya 16. Icyo kintu cya 15 kizagukuza mu mutwe, kizakwagurira imitekerereze, nta kindi no guhindura imyumvire wari ufite yose, ukayihindura, ukayishyira hasi, ukagira imyumvire mishyashya. Guhindura imyumvire nabyo bizatuma ukoresha ubwonko, bizatuma utyaza mu mutwe, bizatuma wongera kuba undi muntu mushyashya utandukanye nuko wari umeze. Ushobora kuba wari ufite imyumvire mibi, ushobora kuba utari umuntu ushobotse, ushobora kuba wari umuntu ubangama, ushobora kuba wari umuntu wageraga mu bantu bakamuhunga bitewe n'imyitwarire n'iki. Guhera uyu munsi, nimba ushaka kugira imitekerereze myiza yagutse kandi utekereze byihuse, tangira uhindura imyumvire wari ufite. Urwo ni urugero nari nanze, ariko imyumvire muri rusange urayumva, nawe uricara ukayikurura ukamenya iyo ari yo. Tangira uhindura imyumvire rero, n'ubwonko bwawe buratangira gukora byihuse byagutse. Ikintu cya 16 aricyo cya nyuma kitugejeje ku musozo w'ibintu byagura mu mutwe, byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni ukumva umuziki w'umwimerere.
buriya uzareba abantu bakurikira umuziki, bakunda umuziki cyane, imitekerereze baba bafite, akantu kose wamubwiraho, akantu kose wamujyanamo aba agafiteho nosiyo, kuko uyu muziki urimo ubwenge bwinshi, urimo ubukoranye ubuhanga bwinshi, uburyo ki ucurangitsemo, hakiyongeraho uburyo ki uba wanditsemo, hakiyongeramo noneho uburyo ki uba uririmbitsemo, amajwi baba barakoresheje n'iki. Umuntu ubikurikirana ibyo bintu byose aba ari umuhanga, aba afite ubwenge bwagutse. Urumva ko ushyiramo uruvangitiranye rw'ibicurangisho n'imyandikire, amamelodi n'ibindi, akabasha kuba yabikurikirana mu munota umwe, byose akabishyira ku murongo. Ikindi akaba yumva n'amamesegi zirimo. Uwo muntu aba ari umuhanga, aba afite ubwonko butyaye buri ku murongo. Nimba ushaka kwaguka mu mutwe, tangira ujye ukurikirana umuziki w'umwimerere, uwukunze, utangire ukurikirane, ujye uwuha umwanya, wumva amamesegi arimo, uzagenda uvomamo byinshi. Kandi uwo muziki uko ugenda uwukurikirana cyane, uwukunda, ni nako ubwonko bwawe bugenda bwaguka mu buryo bwo kwakira ibyo bintu byose by'uruvangitiranye birimo, ukabyakira mu munota umwe. Ngibi rero ibintu 16 wakora n'ibyo wakirinda, ugakuza mu mutwe wawe, ugatangira kugira imitekerereze yagutse. Ikiganiro cyari imibanire n'abandi, gitambuka kuri PD Media buri munsi. Kandi subscribe, tuzongere tubane no mu bindi biganiro. Ndizera ko iki kiganiro cyagufashije, urajya muri komenti ubimbwire, nanjye mbashe kubimenya. Thank you so much.